ati mbonye isanduka zirindwi wawe mu rugo, atugiye gushyingura abana n'umugore, ati cyo kora haraza gusigara umwana umwe wenyine, ati cyo gukora rero ni ikihe? Ati njyewe ndazindukira Samatari, ati ndajya kugusengera muze hizi impfu zirindwi, ati shaka 700 byihuse. Aba bantu ni abajura ni uko wahurira n'umuntu Nyabugogo akagukora mu mufuka amafaranga akayatwara. Ariko ndagira ngo mubwire iki mama we, papa we, ndagira ngo mubwire iki? Umuriro w'inkazi uyu nguyu uzarya abanzi b'Imana, ndagira ngo mubwire ngo uyu nguyu uri tayari kuri aba bahanuzi. Tugeze mu gihe cyo mu bihe biheruka ibindi bihe. Uwiteka Imana aje gusubiza inyuma aba banyazi. Uwiteka Imana, reka mubwire, Uwiteka Imana aje gukora ikintu gishya. Muzabibona n'amaso yanyu atarayundi, muzajya muhura nabo, abo mwari muzi nk'abantu b'abagabo barabaye nka mayibobo, mugiye kujya muhura nabo abantu mwari muzi nk'abamama, musanga baracuyutse ku mubiri ndetse no ku myambaro, mugiye guhura nabo. Reka mubwire, ugiye guhura nabo, aba bajura ugiye guhura nabo, kuko Uwiteka Imana, ntabwo umwuka w'Uwiteka uri bukomeze kuruhanya n'aba bantu. Bakunzi kandi bakundwa mu mwami, mwebwe mudukurikirana binyuze ku Butumwa Bwiza TV, turabasuhuje kandi tubasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Rero twongeye kubaha ikaze, kandi reka mvuge ngo ikirenze ibindi byose, reka mvuge ngo amahoro y'Uwiteka Imana abe kuri mwebwe. Kandi rero mbazaniye ijambo rivuga iki? Mbazaniye ijambo rivuga ngo abajura bo hanze ahangaha mu buryo bwo mu isi, leta zarabahagurukiye, zirimo zirabarwanya byo mu rwego rwo hejuru, ariko dufite ikibazo cy'abajura. Dusigaranye ikibazo cy'abajura gikomeye kandi kitoroshye. Abajura basigaye mu nzu zirimo ziritirirwa izina ry'Uwiteka. Abajura utatinya kuvuga ngo abajura bitwa izina ry'uko ari abahanuzi, abajura bitwa yuko ari abantu rwose barimo barakorera Imana, kandi bakakubwira yuko bashishikaye gukorera Imana rwose. Aba bajura ndagira ngo mubwire ko Imana y'amahoro ntabwo iri buze kubihanganira, ntabwo biri buze gushoboka rwose. Ndagira ngo mubwire ko bitari bukunde, ntabwo biri bukunde pe. Hari abantu maze iminsi bamamagara bambaza ngo ibiganiro urimo uranyuzaho bigendanye no kuvuga ngo Imana ije ifite uburakare bukaze ku bantu bameze gute? Imana ije ifite uburakare bukaze ku bantu b'abanyeshyari bagenda bagirira ishyari abantu b'Imana. Abantu bakambwira ngo ese yabagiriye imbabazi? Imana igira imbabazi, Imana ni nziza, Imana ni umurengezi, Imana ni umurokozi. Ariko ndagira ngo mubwire iki? Ndagira ngo mubwire ko no mu byanditswe hari aho byageze iravuga ngo ntabwo nzakomeza kugira gute, ntabwo umwuka w'Uwiteka uzakomeza kuruhanya n'abana b'abantu. Rero ndagira ngo mubwire ko umwuka w'Imana atari bukomeze kuruhanya n'aba bahanuzi. Umwuka w'Imana ntabwo ari bukomeze kuruhanya n'aba bantu barimo biyitirira izina ry'Uwiteka uko bishakiye. Kandi wakitegereza neza mu buryo bwo mu mwuka, ugasanga aba bantu ari abajura bisanzwe, ari nk'uko usanga ibisambo rwose no mu buryo busanzwe babifata bakabifunga, ndetse hakabaho no kuba byakatirwa.
rero aba bantu nabo ni abajura mu buryo busanzwe. Ijambo rivuga iki kuri aba bantu bavuga yuko barangije kumenya ukuri kandi ari abantu bari mu nzira ifunganye, ariko ugasanga bakomeza kunyuranya n'iki? Ugasanga ari abantu bakomeza kunyuranya n'ijambo, babivangavanga rwose, wagira ngo ni amasaka barimo baravangavanga n'uburo, barimo baravangavanga n'ibindi bintu uko bishakiye ndetse n'uko babyiyumvamo. Reka tujye mu Baheburayo wumve Uwiteka Imana ikintu abivugaho binyuze mu ijambo. Abaheburayo, reka tujye mu ijambo ibice 10. Umusomyi mwiza nafate Bible aturebere mu byanditswe. Abaheburayo ibice 10 arahera ku murongo wabo wa 26 agere ku murongo wa 27 gusa. Dusomere. Abaheburayo ibice 10 duhere ku murongo wa 26 dusome mu izina rya Yesu. Reka tusome mu izina rya Yesu Kristo, mwese muvuge ngo amen. Mufate kuri Bibiliya zanyu aho uherereye hose. Wowe udukurikiranye uragira ute? Urareba muri Bibiliya yawe mu rwandiko rw'Abaheburayo ni ibice 10 ku murongo wa 26 n'umurongo waho wa 27 aho honyine gusa. Dusome. Niba dukora ibyaha nkana, niba aba bantu bavuga ko bamaze kumenya ukuri bagerageza gukora ibyaha nkana, babigambiriye babona neza yuko ari ibyaha barimo barakora, tumaze kumenya ukuri, kandi bavuga ko bamaze kumenya ukuri rwose, ntiba hasigaye igitambo cy'ibyaha. Ntabwo haba hasigaye igitambo cyo kugira gute, ntabwo haba hasigaye kujya gupfukama, ntabwo haba hasigayeho kujya kubwira Imana ngo hari icyo ukwiriye kutugirira wa Mana we kuko twagize dute, kuko twakoze ibyaha. Keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka. Ahubwo umva ikintu kibakwiriye, subiramo aho hantu kuri uwo murongo. Keretse gutegerezanya ubwoba gucirwaho iteka. Aba bantu baraza gutegerezanya ubwoba gucirirwaho iteka kubera yuko iki kintu nicyo kiri buze kuba kibakwiriye rwose, kuko barimo barakora ibyaha nkana, barimo baravangavanga ibintu uko bishakiye, uko biboneye, kandi bazi neza yuko bamaze kumenya ukuri. No gutegereza umuriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Utyo baraza gutegereza iki? Uyu muriro w'inkazi uzarya abanzi b'Uwiteka. Umva icyo ugiye gukorera aba bantu. Aba bantu uzasanga ari abantu cyane cyane bakubwira yuko ari abahanuzi b'Uwiteka. Barakubwira iki? Murahurira nabo mu nsengero, murahurira nabo mu butayu, murahurira nabo mu mayira bagenda, murahurira nabo mu magurupe ahantu hatandukanye. Uragenda uhura n'aba bantu barakubwira iki? Uzasanga bakubwira bati marayika murimbuzi yamanutse, ati rwose impfu zamanutse ari nyinshi muri iyi minsi, ati uzi uko bimeze, ati ese ubundi wowe umuryango wawe ni abantu bangahe? Umubwira uti jewe mfite abana 7 nanjye n'umufasha, ubwo ngubwo urumva ko turi abantu 9. Akubwira ati ubwo ngubwo urabizi, ati mbonye isanduka 7 wawe mu rugo, atugiye gushyingura abana n'umugore, ati cyo kora haraza gusigara umwana umwe wenyine, ati cyo gukora rero ni iki? Ati ngewe ndazindukira Samatari, ati ndajya kugusengera muze hizi impfu 7, ati shaka 700 byihuse, ati gira vuba wihuse kuko bitarenze iki cyumweru marayika murimbuzi yamanutse arabatejemo mu rugo rwawe. Umwuka w'ubwoba ukabuhindisha umushyitsi, uti nsanzwe nzi neza yuko uyu muntu ari umuhanuzi, nagiye mubona no mu nsengero ahanurira abantu, ubu rero koko reka ugatangira gushaka n'abakiriye b'ikibanza waguze i Masaka, reka ugatangira gushaka n'abakiriye b'inzu ufite ku Ruyenzi, ugatangira gushaka abakiriye we, ugashaka abakiriye, ukabwira uwo mwashakanye uti tujye kuri banki kuviza konte turebeho amafaranga, kuko umuntu arya ku mafaranga, umuntu akora business kubera yuko afite ubuzima. Kubera iki? Kubera ko umuhanuzi yakubwiye yuko impfu 7 zihuse mu rugo iwawe. Ukibaza uti rero n'ubundi kugura isanduku birahenze, rero n'ubundi kujya gushyingura biragatsindwa. Aba bantu n'abajura
n'abajura ni uko wahurira n'umuntu Nyabugogo akagukora mu mufuka amafaranga akayatwara. Ariko ndagira ngo mubwire iki mama we, papa we, ndagira ngo mubwire iki. Umuriro w'inkazi uyu nguyu uzarya abanzi b'Imana, ndagira ngo mubwire ngo uyu nguyu uri tayari kuri aba bahanuzi. Uyu nguyu uri tayari kandi uraje vuba ahangaha byihuse. Kuko turi hehe? Tugeze mu gihe cyo mu bihe biheruka ibindi bihe. Tugeze mu gihe kimeze gite? Tugeze mu gihe cyo mu bihe biheruka ibindi bihe bakundwa. Umva umugambi w'Imana kuri aba bahanuzi b'ibinyoma. Umva umugambi w'Imana kuri aba bantu bari kwiyitirira izina ry'Uwiteka. Nawe se baragira gutya bakakubwira iki? Baragira gutya bakakubwira bati twebwe muri iyi minsi turimo wa mwuka wari uri muri inde, wari uri muri Eliya na Mose. Ati nutitwara neza turaguteza ibibembe, nutitwara neza zadubu zacagaguye abantu barenga 50. Izi ngizi ziraza kugucagagura kuko twebwe turi abantu badasanzwe, ntabwo dupfa kumenyerwa ngo umuntu atumenyere uko yiboneye. Ariko reka mubwire, ubaye ufite ikibazo cy'amafaranga ntiwanakitwara neza ukabwira umuntu mu buryo bw'ubwumvikane ukamubwira ko ufite ikibazo akakuguriza ku mafaranga. Erega buriya mwana bivuganyeho yakuguriza. Uratunguza umuntu kese yo kumubwira ngo urashaka 1,100, urashaka 300, uti nshaka ku mafaranga mfite ikibazo. Kubera ko ari ibintu atarafite muri bageti, kuko nawe ni umuntu aratekereza, kuko nawe afite bageti, afite icyerekezo. Akubwira ati rero ndabona aya mafaranga atari buboneke. Uzamuke imisozi utangire kujya kugira gute, uti jewe nzi kukuzirika we, uti njyewe nshobora no kuguteza ibibembe, uti njyewe nshobora no kuguteza ibyago bikaza byihuse. Utangira ugira ute? Utangira umuntu w'Imana umushireho iterabwoba. Uyu muriro w'inkazi uzarya abanzi b'Imana. Urabaziye mwabahanuzi mwebwe muri gushyira iterabwoba ku bantu b'Imana. Urabaziye mwabantu mwe muri kwiyitirira izina ry'Uwiteka mu buryo butandukanye, mushyira iki? Mushyira iterabwoba ku bantu b'Imana. Ndimo ndakubwira iki mukundwa? Ndimo ndababwira iki kandi mukundwa? Ndimo ndababwira ngo nzanye ijambo rivuga iki? Nzanye ijambo rivuga ngo aba bambuzi, aba bajura bari kwiyitirira izina ry'Uwiteka, bakabacuza ibyanyu, bakabacuza ibyo mwaruhiye mwabiriye icyokere, ibintu waruhiye umwaka wose akabitwara umunsi umwe, ari kugushyiraho iterabwoba ngo impfu zihuse ziraje iwawe mu rugo, akubwira ngo uraje uhure n'ibibembe, akubwira ngo uraje uhure n'ibintu byinshi cyane, ari kugushyiraho iterabwoba. Uyu muriro w'inkazi uzarya abanzi b'Uwiteka. Uyu muriro urabaziye kandi urabaziye vuba bidatinze. Uyu muriro urabaziye kandi nabwo Uwiteka Imana umwuka we uri bukomeze kuruhanya n'aba bantu. Oya, ntabwo bishoboka, ntabwo ariko biri bukomeze kugenda. Reka dusoreze hehe? Reka dusoreze mu ijambo. N'ubundi ijambo turasanga muri Matayo ibice byaho 7 ku murongo wa 22 no ku murongo waho wa 23. Reka tujyaho abantu twihuse muri Matayo ibice byaho 7 kandi. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, muvuge ngo amena, duhereye ku murongo waho wa 22. Amena. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, abenshi muri abo bambuzi, abenshi muri abo banyazi bazajya bagira bate? Bazajya babwira Uwiteka bati, Mwami, Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe? Mwami, Mwami, wowe Uwiteka,
twebwe twahanuraga mu izina ryawe wowe Uwiteka. ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe. twebwe twabashaga kwirukana abadayimoni mu izina ry'Uwiteka. ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe. ati twebwe twakoraga ibitangaza byinshi kandi ibyo ngibyo twabikoraga mu izina ry'Uwiteka. umva nibwo nzaberurira nti Uwiteka Imana nibwo agiye kuberurira vuba aha ngaha bidatinze. umva Uwiteka Imana ukuntu ari kuvugana n'aba bajura bari mu nzu zitirirwa izina ry'Uwiteka. umva Uwiteka Imana ukuntu ari kuvugana n'ibi bisambo byiyitirira izina ry'Uwiteka. aba bahanuzi b'ibisambo b'abajura barimo bagira bate? barimo barashyira iterabwoba ku bantu b'Imana. umva uko Uwiteka Imana arimo avugana nabo aka kanya. nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya. Uwiteka Imana nibwo agiye kuberurira akavugana nabo vuba aha ngaha bidatinze ngo ntabwo nigeze kubamenya. reka mubwire, umwaka wa 2023 Uwiteka Imana araje ku bahanuzi b'abajura. Uwiteka Imana araje kubavuga butumwa. Uwiteka Imana araje kuba pasiteri. Uwiteka Imana aje hehe? aje kubajura barimo bariyitirira izina ry'Uwiteka Imana. subira aho ngaho kuri uwo murongo n'ubundi. nibwo nzaberurira nti Uwiteka Imana nibwo azaberurira ati sinigeze kubamenya mwankozi. 2023 agiye kubabwira ngo ntabwo nigeze kubamenya mwebwe mwabisambo mwe, mwebwe mwankozi z'ibibi mwe. komeza aho ngaho uri kuvuga ngo kudakomeza. twashoja. nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimumve imbere mwankozi z'ibibi mwe. Uwiteka Imana nibwo agiye kuberurira akababwira ngo iki? akababwira ngo uretse n'impfu mwagiye mubwira abantu banjye ko murimo murabakuriraho, uretse n'amahembe mwababwiraga ngo murimo murabirukanamo, uretse n'inyatsi mwababwiraga yuko mugize mute murimo murabirukanaho aba bantu b'Imana. namwe ubwanyu, mwebwe ubwanyu ntabwo nigeze mbamenya. Uwiteka Imana araje 2023 aje kubarana n'iki? aje kubarana n'aba bajura. Uwiteka Imana aje kugira gute? aje guhemba no guhana. bakundwa mu mwami, icyo nagira ngo mbabwire ni igiki? Uwiteka Imana ariyiziye kandi araje vuba aha ngaha bidatinze, kandi aje kubwira aba banyazi, aje kubwira ibi bisambo ngo ntabwo nigeze mbamenya. uretse n'ibyo mwagendaga mubwira abantu, uretse n'ibyo mwagendaga mubabwira ko murimo mubakiza impfu, murimo mubabera abarengezi, murimo murajya hehe? murimo murajya za kizabonwa, murimo murajya kubakorera amakesha mubakuraho izo mpfu, mubakuraho n'ibyo byose. nibwo azaberurira ababwire ngo ntabwo nigeze mbamenya. Uwiteka Imana araje vuba aha ngaha bidatinze, kandi uyu muriro w'inkazi ugiye kurya abanzi b'Uwiteka. aha ngaha mu Baheburayo ku bice 10 ku murongo waho 27, uyu muriro w'inkazi uraje vuba aha ngaha bidatinze 2023. ndagira ngo mubwire ko Uwiteka Imana ariyiziye kandi aje gutesha iki? aje, reka mubwire, Uwiteka Imana aje gukora gashya. Uwiteka Imana aje gusubiza inyuma aba banyazi. Uwiteka Imana, reka mubwire, Uwiteka Imana aje gukora ikintu gishya. muzabibona n'amaso yanyu atarayundi, muzajya muhura nabo, abo mwari muzi nk'abantu b'abagabo barabaye nka mayibobo,
mugiye kujya muhura nabo, abantu mwari muzi nk'abamama musanga baracuyutse ku mubiri ndetse no ku myambaro, mugiye guhura nabo. Reka mubwire, ugiye guhura nabo, aba bajura ugiye guhura nabo, kuko Uwiteka Imana ntabwo umwuka w'Uwiteka uri bukomeze kuruhanya n'aba bantu. Ugiye guhura nabo bububa, ugiye guhura nabo barimo basabiriza nk'inzererezi nk'izindi zose, uko ubona inzererezi zigenda zisabiriza. Kandi Dawidi we yabivuze neza ngo nari umusore none ndashaje, ngo ariko ntabwo ndabona umukiranutsi arekwa, ngo nta nubwo ndabona urubyaro rwe rusabiriza. Rero aba bantu urahura nabo vuba ahangaha bidatinze, kuko Imana ije gushyira ku karubanda ibisambo byiyitirira izina ry'Uwiteka. Imana ije gushyira ku karubanda aba bajura bakomeje kugenda bitwaje Bibiliya, bibira hehe? Bibira mu ijambo. Rero reka mvuge ngo amahoro y'Uwiteka Imana abe kuri mwebwe bakundwa, kandi muzamenye ukuri, ukuri niko kuzaba batura. Imana ibaha umugisha.